Ni ibyemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga kugira ngo ihabwe Abanyarwanda ndetse abanyamahanga bimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda, impunzi zituye mu gihugu cy'u Rwanda. Indangamuntu koranabuhanga rero yagenewe buri munyarwanda wese utuye mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane abanyamahanga batuye mu gihugu cy'u Rwanda. Bivuze ngo rero guma kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda wumve ibyiza by'indangamuntu koranabuhanga. Indangamuntu koranabuhanga ibikubiyemo service nyinshi zitandukanye, ubwo hazaba harimo na mituweli. Bivuga ko rero ndangamuntu koranabuhanga uzajya uyigendana ari liquide cyangwa ukayigendana muri telefoni zawe, cyangwa washaka ukagendana nimero z'indangamuntu. Ibyo bizaba bibaye. Bivuze ngo rero sobanukirwa indangamuntu koranabuhanga. Ese indangamuntu ikora ite? Ese indangamuntu wayibona ute? Ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA giherutse gushyira itangazo hanze kivuga yuko cyasohoye indangamuntu koranabuhanga, kandi izi ndangamuntu zikaba zikora neza cyane, ndetse izi ndangamuntu zikaba zizarinda bamwe bata indangamuntu. Bivuze ngo indangamuntu koranabuhanga ntago itakara, kubera ko uyifite muri telefoni yawe, ndetse ushaka uragenda ukayitwara mu ntoki. Bivuze ngo ushaka nyine uyishaka wayitwara mu ntoki, ushaka wayitunga muri telefoni. Bivuze ngo rero nta birenze. Ubwo ngubwo n'irindi tangazo rije ryihutirwa rivuga yuko abantu mwese mushaka indangamuntu koranabuhanga mwese mwakwihutira kwiyandikisha kugira ngo indangamuntu koranabuhanga muzazihabwe. Gusa umunsi izi ndangamuntu koranabuhanga zizasohokera ntabwo barabitangaza, ariko ngenda cyeka ko izi ndangamuntu zizasohoka mu mwaka wa 2026 tugatangirana umwaka n'ibyangombwa bishyashya. Niyo makuru mfite, ariko ntabwo ndamecinga shuwa neza yuko ariho zizasohoka, ariko ngewe ayo niyo makuru mfite, kubera ko impamvu mvuga yuko ariyo makuru mfite, buriya iyo mutangiye umwaka buriya niho ingamba zishyashya ziza. Buriya mujye mureba rimwe na rimwe. No kuvuga ngo nanone abantu batishyuye mituweli do sante, aba bantu barasabwa kwishyura umwaka wa 2026, kubera ko indwara ntago iteguza. Bivuze ngo kwirinda biruta kwivuza. Bivuze ngo niba ari bwo bwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Turaza kugaruka ku ngingo 3 hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibyemezo by'inama y'abaminisitiri byateraniye kuri village Urugwiro biga ku kibazo cy'indangamuntu koranabuhanga nimba naho yaba ibangamye, kugira ngo indangamuntu koranabuhanga ihabwe Abanyarwanda. None twite tuza ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA, kikongera kwibutsa Abanyarwanda bose bashaka indangamuntu koranabuhanga kuba bajya kwiyandikisha kugira ngo izi ndangamuntu koranabuhanga bazihabwe. Bivuze ngo izo ni ingingo ebyiri. None turaza kugaruka ku kintu cyitwa mituweli do sante. Abantu mwese mutishyuye mituweli umwaka wa 2026 ni inkuru mbi, ni inkuru nziza kuri mwebwe, kubera ko ibyago buriyo dutangiye umwaka hari igihe duhuriramo n'ibyorezo, indwara zigiye zitandukanye, ariko iyo wishyuye ubwisungane mu kwivuza uba uri sefu, nta kibazo na kimwe uba ufite. Ujye kubana umwana makuru yitwa Kidasamura, urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Reka dutangirire ku byemezo by'inama y'abaminisitiri bateranye biga ku ndangamuntu koranabuhanga. Bamwe baravugaga ngo tuyisohore, abandi n'ibandi bakavuga ngo yamwiyisohora kubera ko iziriho nizo. Noneho baza gufata ibyemezo, harimo abaminisitiri batandukanye. Bamwe batora yuko izi ndangamuntu zasohoka nk'uko bisanzwe, baratora amajwi yabaye menshi. Bivuze ngo abagize amajwi menshi nibo batsinda, baratora, ndetse umubare w'abantu batoye ko indangamuntu koranabuhanga yasohoka igahabwa Abanyarwanda, abanyamahanga bimukira batuye mu gihugu cy'u Rwanda babaye benshi. Indangamuntu rero ubu ngubu ikaba iri hanze, bakaba barimo bayikora. Abantu batangiye kwiyandikisha, ngira ngo narababeretse kuri Kidasamura TV Rwanda. Indangamuntu koranabuhanga zabo bazazihabwa kandi neza cyane fresh. Bivuze ngo rero iyi ndangamuntu yaremejwe irasohoka, ariko ntago iragera hanze. Noneho ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA, cyo ni icya kabiri tugezeho, cyavuze yuko ino ndangamuntu koranabuhanga buri munyarwanda wese ufite n'indangamuntu nawe indangamuntu ayisabwa. Waba ufite indangamuntu, waba utayifite, waba warayitaye, nka kuriya nyine ufite indangamuntu 3 zawe ukazita, bivuze ngo nawe indangamuntu koranabuhanga wagenda ukayihabwa. Rero NIDA igaragaza yuko abantu mwese mwumva mushyushye mushaka indangamuntu koranabuhanga ikubiyemo ibintu byose, mwakwiyandikisha. Ku bindi bisobanuro mwajya ku Kabindi, aho ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA gikorera. Gikora Kimihurura munsi ya Convention Center, imbere y'amaferuje ya Kimihurura niho ikigo gishinzwe indangamuntu NIDA niho gikorera.
bisobanuye ko rero nawe niba ushaka gusobanuza byinshi cyangwa ushaka kumbaza byinshi wanyandikira kuri 0788 inyandikiye ndagusubiza, ndetse niyo ushaka kujya ku kigo gishinzwe indangamuntu NIDA nshobora kukuyobora nkaba nakugezayo. Bivuze ngo rero nimba ari bwo bwa mbere ugeze ku muyoboro Kidasomana TV Rwanda, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe. Iyo ni ingingo ya kabiri nari nshoje, bwo reka njye ku ngingo ya gatatu ari ivuga ngo kwishyura mituweli do sante. Buriya uba wishyuye ibintu byinshi cyane, bivuze ko nk'umuti waguraga ibihumbi 10 muri farumasi, iyo ugiye kwa muganga uri mu cyiciro cya mbere uhabwa ku buntu, iyo ugiye uri mu cyiciro cya kabiri niba waguraga ibihumbi 30 ufatira ku bihumbi 5. Mvuye ko mituweli hari ibyo igabanya. Bivuze ngo abantu bose mutarishyura umwaka wa 2026 murasabwa kwishyura mituweli do sante vuba vuba, kugira ngo mu gihe muzarwara muzajye kwivuza, kugira ngo mutazarembera mu rugo. Umuturage utuye mu karere ka Kayonza avuga yuko yishyuye ubwisungane mu kwivuza, ariko mukuru w'umudugudu amafaranga akaba yarayariye. Ubwo umwana we yagiye kwivuza bikarangira apfiriye mu bitaro, bakaba bari gushinja mudugudu ku rupfu rw'uno mwana wapfuye azize malariya. Uzi ko burya malariya yica we? Ntabwo nari mbizi. Malariya irica. Umwana yazize malariya agera kwa muganga ahinda umuriro, bavuga ngo bagiye kumwakira, asanga nta bwishingizi afite, kandi amafaranga 3,000 yarayahaye mudugudu ngo azajyane ku kagari bashyire muri system bishyure mituweli. Bituma rero uyu mwana haburira ubuzima. Mana y'isi n'ijuru. Umudugudu akaba ashinzwe kurya amafaranga y'umuturage, umuturage bikamuviramo urupfu. Mana y'isi n'ijuru, birakaze. Muzehe ndacyumirwa. Mudugudu kurya amafaranga ya mituweli, ariko nabo ugize nabi biriya amafaranga ya mituweli, buriya ubugize nabi. Rero ibi turaza kubigarukaho, ntabwo ari byo twari twateguye, nuko nagira ngo mbahereze incamake. Turaje tubivugaho mu kanya. Turagaruka no kuri munyarwandakazi mwakunze cyane, ukunze guhimbaza Imana, ndavuga Gogo, wamenyekanye ku ndirimbo yitwa Inuma y'u Burundi of Jesus. Ba manager biwe batse umuryango wa nyakwigendera miliyoni n'igice kugira ngo bamuhereze umurambo, babahereze umurambo w'umwana wabo. Gusa umuryango wa nyakwigendera wavuze yuko mwanya w'izo miliyoni n'ibihumbi 200 bafite, kubera ko igihe cyose amaze yarabaye umusitari nta kintu na kimwe yinjize mu rugo. Gusa umuryango we wagaragaje ko cyakoza cyo yigize kuzana ibishyimbo n'ibyo kurya. Ese ibyo ngibyo nibyo bivemo miliyoni n'igice? Bivuze ngo turaje tubigarukaho mu kiganiro tugiye gukorana namwe nk'abaturage. Murakoze cyane. Imana ibarinde, ibahereza umugisha, ubuzima buzira umuze. Imana ijye ibarinda. Wowe ukoze subscribe uruha agaciro. Nyamwana wo mubana mwana makuru, nitwa Kidasamura urw'inkorogoto bakora rugakora.